Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe, abakunzi banjye rwose ndabakunda, ndabipfurije kuzagira iherezo ryiza. Ku izina banyita Pasikazi, nkaba ndi umukozi wa Kristo Yesu kandi nkaba nkunda Kristo. Haleluya. Nukuri ndabakunda, nukuza dusengeranira kuko turiko turaja mu ijuru twese. Haleluya. Uyu munsi rero ntabwo ndi bwigishe, ariko ndiza neza ko ibyigisho by'iwanjye mu bikumbuye, ariko nimwihangane, ndafite ijambo nzabahereza vuba cyane. Haleluya. Vuba cyane. Ariko uyu munsi ikintu mfite imburi ku bantu baba mu bihugu byo hanze cyangwa se mu bihugu bimaze gutera imbere. Haleluya. Bene data, mbe mwamuzi ko Yesu ari mu kugaruka, cyangwa se mwamuzi ko Yesu aje? Yesu araje. Nukuri nimuze mbese twiyeze dusenga Imana, dusaba imbabazi. Imana itubabarire mu byo dukora byose, mu ngendo, uko tuvuga, mbese nuko tureba. Burya n'amaso aracumura, urareba umuntu ukamunegura, n'amazuru aracumura, kuko iyo wumvise ikintu gihumura nabi biragutsitaza kandi uracumuza amazuru aracumura. Bene data, nukuri nimuze tuje mu ijuru. Yesu araje. Ndakubwire, namba ukunda Kristo ni ukwitondera ibyagezwe nawe. Haleluya. Namba uzi ko uri umugenzi uja mu ijuru, nukore ibyo Imana idusaba, kuko gato gusa karabuza umuntu kuja mu ijuru. Gato konyene karabuza umuntu kuja mu ijuru. Haleluya. Reka rero ndababwire imburi Imana yampaye, hanyuma Imana yaho umugisha. Reka nsenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, nukuri ndagushima cyane kuba usubiye kandi kuma umwanya wo kuvuga ibyawe. Mana, habwa icyubahiro, kuko Uwiteka Mana, iyo abatari wowe ntabwo mba nicaye ahangaha imbere ya kamera. Haleluya. Ndagushima umwami w'abami, ndakweretse abantu bose bari bwumve buno butumwa, maze ubahe umugisha Mana, ubahe mwami Yesu Kristo gusobanukirwa, ubahe umwuka wera kugira ngo abasobanurire. Urakoze Yesu Kristo mwana w'Imana. Mwami, ndakwinginze uhezegire, uhumugisha umuntu wari we wese ari bwumve bino bintu ngiye kubahereza. Haleluya. Mwami, ndabuhesheje imyuka yose mibi. Imyuka yose mibi ndayiboheshe, ndayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, undungikire abamarayika maze bangote, ni mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Amena. Haleluya. Bene data, bakunzi ba Kristo kandi n'abakunzi banjye, ntago nikuramo. Yesu Kristo niwe mbanza, hanyuma nanjye nkivuga. Haleluya. Abakunzi ba Kristo n'abakunzi banjye, ndafite iby'Imana yampaye. Sinzi n'ukuntu abimpaye, ariko yabimpaye uko nyene numva ndabihawe, kandi mbona nibyo kabisa, nibyo kugira ngo ndabibashikirize. Hanyuma mwirinde bene data. Nkaba nshaka kuvugana n'abantu baba mu bihugu byo hanze, mu bihugu biteye imbere. Haleluya. Hariho imipango Satani yapanze, mbese yaramaze no gutangira, imaze igihe yaratangiye, gusa nta mukristo n'umwe Imana yari bwabishurire. Nta mukristo, nta n'umuhanuzi n'uyu ndumva abivuga, ntawe. Ariko umwuka wera yanjemwo arabinyibutsa, kuko njye nabibona amaso
amaso ndanayibona amaso nabibona nkabibona, ariko ntago nabyumvira, ariko uyu munsi umwuka wera yanjemo arabisobanura n'igituma biba. Bene data bakunzi ba Kristo, mbe muba muzi ko Satani afite imipango yatangije mu isi, kandi cyane cyane mu bihugu biteye imbere. Abantu batanywa inzoga b'abakristo, hariho ubundi buryo Satani yashatse bwo kubanywesha inzoga. Bamwe murashobora kuba mubuzi cyangwa se abandi ntibabumenye, ariko rero ngiye kugutoborera ndakubwire ibyo Satani yakoze. Ntagiye n'umwe w'umuhanuzi cyangwa se umuntu n'umwe w'umukozi w'Imana bivuga, nta n'uwo mu bihugu byo hanze arabivuga, ndumva arabivuga. Ntago umwuka wera bwabishurire abantu, ariko ngewe nagiriwe ubuntu umwuka wera arabimpeshurira. Ntubona ayo maresitora yo mu bihugu bimaze gutera imbere, bene data, indya nyinshi bateka basukamo inzoga. Indya bateka nyinshi bazitekana inzoga. Nkaba nshaka kubwira abakristo, mwiyubare mugiye mu maresitora kugura ibyo kurya, nubaze uwo muntu ariko arabicuruza bitemvuga bitetse mu maresitora. Ari abantu baragenda mu maresitora bakijya bakarya bakaja kugura ibyo kurya byo mu maresitora, ariko ndakubwisha ukuri, manza ubaze ibiri mu ndani, kuko umwuka yamishuriye ko ari umugambi Satani yagize kugira ngo Kristo batanywa inzoga. Kristo batanywa inzoga, bazinywe mu ndya, bazinywe binyuze mu ndya. Nta muntu n'umwe yari bwigishe bino, cyangwa nta n'umuntu n'umwe yari bwahishurirwa bino, ariko umwuka wera yabimishuriye. Nanjye ubwanjye natangaye. Ni umugambi wa Satani, ariko aranywesha abantu inzoga mu buryo buciye cyangwa se bunyuze mu byo kurya. Abantu bo mu bihugu byo hanze, mufungura amaso yanyu, bantu b'abakristo. Ndiko ndabwira abakristo, bene data, ndiko ndibwira abakristo rwose. Abakristo nabo nyene bamaramaje kwihana, atani ikintu kiboreza bagira iki, bashira hehe, bashira mu kanwa kabo. Mumenya ko hari umutego Satani yaduteze. Satani yaduteze kugira iki, kunywa inzoga binyuze he, mu byo kurya. Rero mwene data, ndabibabwiye, ndabishikirije, ntimugire ngo nimwabyumvishije, ngewe ndashikirije. Nge nashikirije, ntimuze muvuge ngo ntimwabyumvishije. Nimwagenda mu ntuzenye mukagura indya zibereyemo inzoga mukanwa mutabizi mukarya, niwava mu mubiri bakakubaza bakakubwira ati wewe waranyweye inzoga, ntuzuhakane. Biraje ndabikubwiye ubimenye uko nguko. Ikindi, hari inzoga abantu zenya abo mu bihugu byo hanze bakunda kunywa ngo ni za energy. Mu Kristo uri kuranyumviriza, za energy, za Monster, izo za Monster, ni wumve n'izina ryonyine rya Monster. Nta mukristo yemerewe kunywa izo energy cyangwa se za Monster. Nta mukristo yemerewe kunywa za kombucha. Nta mukristo yemerewe kunywa za gingembre.
nta mukristo yemerewe kunywa twa tuntu ngo ni Bavarian, nta mukristo yemerewe kunywa ikintu icyo cyo cyose cyitwa inzoga, kuko mw'ibyo binyobwa ibyo ngibyo bita ngo ni juice z'abakristo, harimo ibintu bashizemo wewe udashobora kumenya. Umwuka wera yarabisobanuriye, umwuka wera yarabimbwiye, umwuka wera yarabinyigishije. Nta muntu yigeze anyigisha kubijanye n'ibyo. Umwuka wera niwe yabinyigishije, arabinyuzuzamwo neza, nanjye ndabimenya. Hariho izindi bita ngo ni Malti, izindi bita ngo ni Malti. Malti rero barazikoresha iyo ngyo za mu Rwanda no mu bihugu byo hanze zirahari, no mu ntuze no mu Burundi ziriyo. Mu Kristo waba uri hose mu Burundi, izo za Malti nukuri n'inzoga pe, n'inzoga. Nimuze twigire mu ijuru, cyangwa se zamubaza umwuka wera abasobanurire. Mubaze umwuka wera abasobanurire. Umwuka wera ashobora kuza mu byumviro by'iwawe, akaza akakuganiza ibintu, akakwereka ko bijya atari byiza. Haleluya. Inzoga iyo ni imitego Satani yagiye atega abakristo, bakazinywa bagira ngo ni juice, bavuga ngo ni juice ziki z'abakristo. Hariho n'izindi ziriho ntazi n'amazina ariko ziriho barazicuruza. Bakristo muri ko muraja mu ijuru. Nukuri ikintu cyitwa inzoga n'igisa n'inzoga musezerere, kuko iyo juice mwita ngo ni juice y'abakristo ntize ibabuze ijuru, kuko Satani afite imigambi myinshi aguma atega abakristo. Mbe ntimuzi ko Satani yaba mu ijuru? Kuba yarakorowe hasi ugira ngo arishimye ko umwana w'umuntu yacunguwe, cyangwa se ugira ngo arishimye ko umwana w'umuntu yemerewe kubabarirwa akemererwa kuja mu ijuru? Ntibibaho. Aragerageza gushaka kijya, agashaka kiriya, kugira ngo akugumize mu isi. Ukakita kari gato, ako gato gusa kakakugumiza mu isi. Ako gatoya gusa wita kari gatoya kakakugumiza mu isi. Bene data wa Kristo, nimube maso disi, nimusenga Imana. Imana idufashe, Imana idutabare, kuko amayeri ya Satani ni menshi, ariko tuzaguma dusenga Imana iduhishurira. Haleluya. Yesu Kristo abaho umugisha. Nkabashatse ro kwibutsa iyo ntuzenye iryo zina Urukundo Gatatu TV, ni ntuze ni izina rishasha nashizeho. Yesu nabahezagire, abaho umugisha. Kandi ikindi, ntimwibagire kwama mwiyeza bene data. Ntimwibagire kwama mwiyeza, kuko ntago tuzi umunsi n'isaha. N'uyu munsi twapfa, nk'uyu munsi napfira mu buriri, mukazarindira ubutumwa wapi yagiye kera yarahise. Twame twiteguye, kuko tutazi umunsi n'isaha. Ufate imyenda yawe ngo mukenyere mu mafyinga. Haleluya. Ngo mukenyere mu mafyinga, ngo ntihagire ubatwara ikamba ryanyu, cyangwa se ngo ntihagire ububaka icyo mwakiriye. Bene data, murazi ko imigambi ya Satani, intumbero ya Satani nukwaka abakristo icyo bakiriye, kandi icyo bakiriye bamaze kugitakaza, ubugingo bwabo babupfuye
nta juru. Nimuze twigire mu ijuru, ico tutagize tutazi dusiguze umwuka wera, kuko umwuka wera akazi kiwe nako kugira iki, kutubwira ibyo tutazi, akabitwigisha, maze agaca naturongora inzira ija mu ijuru. Niko kado Kristo yaturungikiye, umwuka wera. Haleluya. Ndafite byinshi nzaguma ndabigisha, ariko atari ibi byo ndabigishe bene data, nibyo n'umwuka, umwuka yabishizemwo ndabibahereza. Yesu abamugisha. Reka nsenge. Uwiteka Mana nyiringabo, ndagushima ko uyu mwanya umpaye kuvuga ijambo ryawe Mana. Ndakwinginze data, umugisha umuntu wari wese ari bwumviriza ibyo bintu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abaumugisha.